Ese wigeze utekereza imodoka ishobora kugenda ku muvuduko urenze ibirometero 400 ku isaha? Uyu munsi kuri Speed TV Rwanda tugiye kureba imodoka 5 zihuta kurusha izindi ku isi. Izi si imodoka zisanzwe, ni imashini zubatswe ku rwego rwo hejuru cyane zifite ikoranabuhanga ritangaje. Reka dutangire, ariko menya ko iya nyuma ari iza kugutangaza kurusha izindi zose. Ku mwanya wa 5 dufite Bugatti Veyron Super Sport. Iyi ni imodoka yakozwe n'ikigo cya Bugatti kandi igeze kuba iya mbere ku isi mu muvuduko. Iyi modoka ifite umuvuduko ugera ku birometero 135 ku isaha. Iyi modoka tugasanga ko ikoresha engine ikomeye cyane ya W16 ishobora no gutanga horsepower zirenga 1000. Iyi modoka ntiyagenewe buri wese, ni yabaherwe cyane ku isi. Ku mwanya wa 4 dufite Hennessy Venom F5. Iyi ni imodoka y'Abanyamerika yakozwe na Hennessy Performance Engineering. Ifite umuvuduko ushobora kurenga ibirometero 180 ku isaha. Intego yayo ni ukuba imodoka yihuta kurusha izindi ku isi. Iyi modoka ifite design yihariye ituma igabanya umuyaga cyane, bigatuma yihuta cyane kurusha izindi nyinshi. Naho ku mwanya wa 3 dufite SSC Tuatara. Iyi ni imodoka yakozwe na SSC North America, yigeze no kuvugwa ko yageze ku muvuduko urenga ibirometero 500 ku isaha. Nubwo hari impaka zigeze kubaho kuri uwo muvuduko, nta gushidikanya ni imwe mu modoka zihuta cyane ku isi. Iyi modoka ifite engine ya V8 twin turbo ishobora gutanga horsepower zirenga 1700. Naho ku mwanya wa 2 dufite Koenigsegg Jesko Absolute. Iyi ni imodoka yakozwe n'ikigo cya Koenigsegg, yakozwe mu buryo bwihariye bwo kugabanya resistance y'umuyaga, ibi bigatuma ishobora kugera ku muvuduko uri hejuru cyane. Abayikoze bavuga ko ishobora kurenga ibirometero 500 ku isaha, kandi ni imwe mu modoka zigezweho zifite tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru cyane. Naho ku mwanya wa mbere dufite imodoka yihuta kurusha izindi ku isi. Iyi ni Bugatti Chiron Super Sport 300. Iyi modoka yakozwe na Bugatti yanditse amateka ubwo yageraga ku muvuduko urenga ibirometero 190 ku isaha, kandi ikindi iyi niyo modoka ya mbere igeze kurenga mph 300. Iyi ni intambwe ikomeye cyane mu mateka y'imodoka ku isi. Nkuko mwabibonye, isi y'imodoka irimo ibintu bitangaje cyane, kuva kuri Bugatti Veyron Super Sport kugeza kuri Bugatti Chiron Super Sport 300. Ubuhanga n'ikoranabuhanga biragenda bitera imbere cyane ku isi. Ese wowe niye modoka wakunze kurusha izindi? Andika muri comment hasi. Niba ukunda content nk'iyi, kanda subscribe kuri Speed TV Rwanda, dusangize n'inshuti zawe. Ikindi tuzagaruka indi curo tuzana izindi nkuru zidasanzwe ku isi y'imodoka. Igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane.